Haleluya, nitwa Mukanziza Rebeka. Ndashima Imana ingaruye hano kugira ngo tubashe kwiga n'icyigisho cyiza cyane gifite insanganyamatsiko ivuga ngo mbese waba uzi kurwanisha intwaro kirimbuzi. Mbese waba uzi kurwanisha intwaro kirimbuzi. Reka mbere ya byose tubanze dusenga Imana. Mwami Imana ishobora byose, turagushimye. Mu myaka tumaze yose wabanye natwe, waraturinze, waraturwaniriye, uhabwa icyubahiro. Tugiye kwiga icyigisho cyiza cyane. Reka umwuka wera w'aha hantu, kandi ubwo uri kuduhugura, kudutegurira urugamba ruri imbere, utwambika intwaro zose z'Imana, kandi tubashe kuba amaso no gusenga. Kandi abazumva iki cyigisho cyose bose uzabaha imbaraga, umwuka wera azabamurikire, bige kurwanisha intwaro kirimbuzi mu bitero byose, kandi uzabaha intsinzi. Gumya kubana natwe, uturwanirire mu ntambara zacu zose, uduhe ihumure kuko uri inkomoko y'ihumure, mu izina rya Yesu, amen. Mbese waba uzi kurwanisha intwaro kirimbuzi? Iyo ibihugu bijya gutera ibindi, bibanza kureba intwaro ibihugu bifite. Ese uyu aba afite intwaro zimeze gute? Ese ibitwaro afite bimeze bite? Ese ubwirinzi bafite bumeze bute? Natwe mu ijambo ry'Imana dusoma, hari intwaro tugomba kwitwaza. Mbese uzi kurwanisha intwaro kirimbuzi? Ikintu cya mbere ni ukugira intwaro, ariko hari n'ikindi cya kabiri, kumenya uko izo ntwaro zikoreshwa. Hari igihe wagira intwaro ukanazimenya no kuzisobanura, ariko uko bazikoresha udafite abasirikare bazi kuzikoresha, ibyo byaba ari igihombo. Noneho rero ndakubaza ngo mbese waba uzi kurwanisha intwaro kirimbuzi? Iyo turebye mu gitabo cy'Abefeso igice cyo cya 6 umurongo wa 18, Paulo yandikiye Abefeso arababwira ngo murwanishe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabira abera bose. Uyu ni Paulo wandikiraga Abefeso, arababwira ati murwanishe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabira abera bose. Reka turebe intwaro umuntu yakoresha agatsinda urugamba. Urugamba ni urugamba, rurasaba ibikoresho kabuhariwe mu kurwana urugamba. Nta ntambara yakana ibaho. Iyo rugamba ruba urugamba, kandi urugamba rwose ruba rushaka ubuzima bw'umuntu. N'urugamba turiho rurashaka ubugingo bw'umuntu. Abefeso igice cyo cya 6 turebe guhera ku murongo wa 11, turebe intwaro twakagombye gufata kugira ngo dutsinde haduyi. Dusome mu izina rya Yesu mu gitabo cy'Abefeso igice cyo cya 6. Reka duhere ku murongo waho wa 10. Haravuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro zose z'Imana. Umurongo wa 10, ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Paulo aravuga ati twambare intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ku murongo wa 12 aravuga ngo kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Murongo wa 14, muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi ikigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza k'ab'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Ku murongo wa 18, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabira abera bose. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro.
dusomye mu gitabo cy'Abefeso igice cyaho cya 6 umurongo wa 10 kugeza 18, intwaro z'umukristo ushaka gutsinda urugamba ko agomba kuba maso, agasengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, ndetse akambara ukuri, akitwaza ijambo ry'Imana nk'inkota, mbega akaba yikwije, akaba yambaye ingofero, akaba afite ubwirinzi bwose impande zose. Umusirikare ufite izo ntwaro azatsinda urugamba. Musengesha umwuka iteka bishatse kuvuga iki? Ko Pawulo yanditse mu gitabo cy'Abefeso igice cyaho cya 6 umurongo wa 18 akavuga ngo musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Mbese bishatse kuvuga iki iyo Pawulo avuga ngo musengesha umwuka iteka mu buryo bwo gusenga no kwinginga? Abashatse kuvuga ngo kwiga ijambo ry'Imana ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi. Iyo urebye ijambo ry'Imana ukareba uko abatubanjirije barwanya urugamba, ukareba ukuntu batitirizaga, ukareba ukuntu babaga amaso bagasenga, ukareba ukuntu mu bicuku bya nijoro babyukaga bagatabaza, ukareba ko igihe cyabo kinini bakimaraga babana n'Imana, ikabaha amakuru ku gihe. Mu bintu bituma utsinda urugamba no kumenyera amakuru ku gihe ni byiza. Tugomba kubana n'Imana kugira ngo Imana iduhere amakuru ku gihe, kugira ngo twite no ku iherezo ryacu. Gusengesha umwuka iteka mu buryo bwose no kwinginga harimo kwiga ijambo ry'Imana, ukareba uko abagabo n'abagore barwanya urugamba, ugafata ugakomeza strategy bakoreshaga, nawe ukarwana, ukavuga ati aba bagabo n'abagore bamaraga igihe kinini babana n'Imana, bamaraga igihe kinini biga ijambo ry'Imana, bamaraga igihe kinini batanga ubuhamya bw'ibitangaza Imana yabakoreye. Ibyo byose bikabavana mu ntege nke, bigatuma bumva banejejwe n'uburinzi bw'Imana. Rero iyo dusoma ijambo ry'Imana tukareba ukuntu Imana iteye ubwoba, ari Imana y'inyamurava, ari Imana yo kubahwa, ari Imana y'urukundo, yashoboje abagabo n'abagore gushikama mu kwizera kwabo kandi bagatinyuka guhamya ibyo bari bemeye, bakabihamisha kashe y'amaraso yabo, ntibakorwe n'isoni zo guhamya Imana. Uravuga uti niyo nzira, reka nanjye nigire mu batubanjirije. Uwashoboje abangaba nanjye azanshoboza kandi azambashisha gutsindira urugamba, ntabaruke neza amahoro. Iyo bavuga rero gusengesha umwuka iteka, bivuga gusenga, bivuga ubuhamya, bivuga guhora ushima Imana. Hari ukuntu umuntu Imana ikugirira neza, ariko wahura n'ibigoye by'ubu buzima ukibagirwa ineza y'Imana. Oya, ugomba gushima Imana nubwo ibitero bya Satani bitigeze bihagarara ku buzima bwacu, ariko hari byinshi Imana yadukoreye. Ikimenyetso kirahari kirabihamya, no kubuneza amatwi nuko Imana yakugiriye neza ikabigutije umwuka wo guhumeka. Ibyo wabishimira Imana uvuga uti Imana yandinze mu bihe bigoye, Imana yandinze iki gihe iki n'iki, ndabyibutse nari ngiye gupfa ariko Imana irangoboka inyongera igihe cyo kurama. Ugahora ushima Imana, iyo mashimwe yose atuma ukomera, ugahora ubona ineza y'Imana mu buzima bwawe. Rero kwiga ijambo ry'Imana n'umwuka w'ubuhanuzi, gusenga, guhana ubuhamya bw'uru rugendo n'ubuhamya bw'iby'Imana dukorera mu buzima bwacu bwa buri munsi, butuma duhora tuyishimira amanywa n'ijoro, maze tukabasha gukomera tugatsinda urugamba neza. Iyo umusirikare yatangiye gucika intege aba ari mu kaga. Niyo mpamvu mu gisirikare morale ari iya mbere. Nta musirikare ubura morale. Natwe mu gisirikare cya Afande Yesu aradusaba guhora dushima Imana, kandi tukigira ku bagabo n'abagore b'intwari barwanya urugamba bakahava banesheje. Natwe nitubigiraho tugatabaza nk'uko nabo batabaje, tuzasoza neza uru rugamba. Ibanga ryishe mu kwiriza ubusa no gusenga turabibona mu gitabo cya Ezira igice cyaho cya 8 uhereye ku murongo wa 21 kugeza 23. Turahabona ibanga ryishe mu kwiriza ubusa ndetse no gusenga.
turabona abagabo n'abagore b'intwari baranzwe no kwiyiriza ubusa no gusenga, bakaka izindi mbaraga. Bari bazi neza ko imbaraga zabo zidahagije zitabashoboza gutsinda urugamba, maze bakatabaza Data wa twese mwiza. Byagenze gute se? Mu gitabo cya Ezira igice cyaho cya 8 umurongo wa 21 kugeza 23, reka dusome. Umutwe w'amagambo uravuga ngo biyiriza ubusa ku mugezi Ahava. Maze ntegeka kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi Ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye, twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira. Kuko twari twavuganye n'umwami tuti, amaboko y'Imana yacu ari ku bayishaka bose ngo abagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanye abayireka bose. Nuko twiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga, yemera kutwumvira. Imana yacu yabwa icyubahiro. Ezira ava mu bunyage, bavuyeyo umwami yaramubwiye ati, murashaka tubahe ingabo? Arabasubiza ati, amaboko y'Imana yacu ararenze, Uwiteka azabana natwe. Ariko Ezira ategeka abantu, abahurira ku mugezi bita Ahava, barasenga biyiriza ubusa bayoboza Imana inzira. Bari bazi ko mu rugendo bari kuva mu bunyage bagana i Buyuda hari abanzi babo babasha kubambura ibyo batwaye, hari abanzi babo badashaka ko basubira mu gihugu cyabo. Maze rero kuko bazi yuko Imana itanga inzira nyayo, izi nzira tucamo n'ibisitaza dushobora guhurira nabyo mu nzira, biyirije ubusa bamara iminsi basenga bayoboza Imana inzira. Barayibwira tuti, mbese turaca mu zihe nzira? Imana yaraberetse inzira bagomba kunyuramo. Maze ubwo basengaga, Imana yemera kwinginga kwabo, kandi bari bayihamije ku mwami w'umunyamahanga bavuga ati, Imana yacu irahambaye, Imana yacu niyo maboko yacu, izaturinda mu rugendo. Yarabisezeranye, yavuze ko izabana natwe. Babishikamyemo garara mu cyizerwa, maze bayoboza Imana inzira, maze Imana ibereka inzira bakwiye kunyura. Baragiye bashyika i Buyuda, maze bahageze batamba ibitambo, bashimira Imana, babwira abandi basanze uburyo Imana yababereye Imana nziza, yabarinze mu rugendo ababisha, yabarinze nta na kimwe cyabuze. Imana yacu yabwa icyubahiro. Iyo wayiyoboje inzira iguha inzira nziza ukwiriye kunyuramo. Mbese uyoboza Imana inzira? Ezira n'abari bavuye mu bunyage bayoboje Imana inzira, kandi ni ukuri bagezeyo amahoro, kuko Uwiteka tubereye maso. Izina ry'Imana yacu ihabwe icyubahiro. Iyo rero twirije ubusa no gusenga, Imana itwereka inzira dukwiriye kunyura, nk'uko twabibonye muri Ezira igice cyaho cya 8 uhereye ku murongo wa 21 kugeza 23. Biyiriza ubusa ku mugezi Ahava bayoboza inzira, kandi Imana yabahaye inzira. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Erege gusenga bidukiza ababisha bacu. Imana yari yarabwiye Salomo mu gihe batahaga urusengero rw'i Yerusalemu, rwari urusengero rw'agatangaza. Imana yari yarabahaye amabwiriza aravuga ati, nihagira icyago gitera, mugiga nitera, ababisha bawe nibagutera, bagatera igihugu cyawe, maze abantu bitiriwe izina ryawe nibansenga, bagashaka mu maso hanjye, bakihana ibyaha byabo, nzabumva ndi mu ijuru mbatabarira igihugu. Mbese nkubaze, ujya utabariza umuryango wawe kangahe? Ujya utabariza igihugu cyawe kangahe? Ujya utabaza mu kazi bitameze neza kangahe? Imana yatanze isezerano yuko nitwihana ibyaha byacu, tukicisha bugufi imbere y'amaso yayo, tukihana tukatura, Imana izumva gusenga kwacu, ikadukiriza igihugu, ikadukiza ababisha bacu. Iryo ni isezerano Yehoshafati yari abizi neza. Mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma igice cyaho cya 20 uhereye ku murongo wa 1 kugeza 30,
Yehoshafati uyu yatewe n'ibihugu bitatu by'ibihangange, abo ku misozi y'Iseyiri, Abamoni, Abamowabu baramuteye bishyize hamwe bavuga ati uriya mwana w'umusore ukiri muto udafite n'ibikoresho bihagije mu kurwana ukiyubaka, reka tumutere tumuvane ku ikarita y'isi. Igihe abantu bazaga bakabwira Yehoshafati ati Yehoshafati we wafata uratewe, Abamowabu, abo ku misozi y'Iseyiri, Abameonimu baduteye bafite ingabo nyinshi cyane, yewe we baraduteye. Yehoshafati yakoze iki? Icyo Yehoshafati yakoze nicyo nge nawe twakagombye gukora, tugasenga Imana ibyo tudashaka tukabyanga mu masengesho. Dufite Imana inyuranye ibihe, dufite Imana yumva amasengesho, dufite Imana irinda imbibi z'igihugu cyacu, dufite Imana izi kuturindira imiryango, dufite Imana izi gukumira ibyorezo, dufite Imana ishobora byose. Ni ukuri reka tugerageze amasezerano yayo yarayaduhaye, yandika mu ijambo ryayo, ni ayacu, n'abana bacu, n'abuzukuru bacu, n'ubuvivi bwacu, kuko ari ijambo Imana ivuga ngo rihere. Reka tugerageze Imana kandi uzabona ukuntu Imana itabara mu buryo bw'igitangaza. Yehoshafati yakoze iki rero? Yarasenze, ahamagara Abayuda, atanga itangazo, amakondera aravuzwa, impanda ziravuzwa ati nimuze. Mu Isirayeli bari bafite amakondera bavuza ku buryo iyo hazaga icyago cyangwa ababisha bavuzaga amakondera, abantu bagiraga aho bahurira bagapfukama bagasenga bari kumwe n'abana babo n'abagabo babo, kuba bafite imiryango yose igaterana ari umutari n'umukuru, bakihana ibyaha byabo, bagasenga, bakatura, bakihanira kureka rwose, maze bakishyuza Imana isezerano. Nyakubahwa Mwami Imana, niwe wavuze ngo ibihugu nibidutera tukagibwaho n'ibibazo, ingorane n'amakuba nibituzaho, ibihugu bikadutera, si wowe watubwiye ngo tuza gusenga tukicisha bugufi tukihana uzadutabarira igihugu? None dore Mwami, dore Abamoni, dore Abamowabu, aba ku misozi y'Iseyiri baraduteye, bazanye ingabo nyinshi cyane, nta mbaraga dufite zo kurwana n'izo ngabo. Ariko Nyakubahwa Mwami, ni wowe wenyine duhanze amaso, ni wowe wenyine wadutabarira igihugu, ni wowe wenyine waduha uburyo bwo kurwana. Twe nta mbaraga za kimuntu dufite, ni wowe wenyine duhanze amaso. Barasenze batabaza Imana, bayibwira amasezerano ari mu ijambo ryayo yuko nibatabaza izabatabara, maze barishyuza Imana, bayibwira ukuntu Imana yabwiye Salomo ngo nibagerwaho n'amakuba, imvura ikanga kugwa, ibyorezo bikaza, ibihugu bikabatera, abantu nibisunga Imana ko izabatabara. Yehoshafati arangaje imbere abayoboye, bibukije Imana amasezerano yayo, maze Imana ubuhanuzi burasohora, maze irababwira ati mwicecekere mutuze. Haleluya! Mbega ijambo ryihumure. Imana yabwiye nimuceceke mutuze, mwebwe mugende murwane, nta isanduku y'Imana ijya imbere, mugende muririmba. Mbega umusirikare ugiye ku rugamba aririmba. Strategy z'Imana zitandukanye nuko wabyumva. Abayuda bararirimbye bakurikiza amabwiriza Imana yabahaye. Ijambo rirambwira ngo batangiye kuririmba, abanzi basubiranamo. Batangiye kuririmba, abanzi basubiranamo. Umwe ati se ibi bihugu bitatu buriya byari ngombwa gutera kariya gahugu kw'Ibuyuda? Undi akavuga ati mbona atari ngombwa, Yehoshafati nta ngabo afite zihagije, ibihugu bibiri nge nawe twabatsinda. Uriya turamubwira asubire, turiyafunze umutwe, ntabwo buriya yasubirayo, tereka tumwice. Ibihugu bibiri byishyira hamwe byica ikindi gihugu cyaje kubatabara, hasigara ibihugu bibiri. Nabo kubera ko Abisirayeli bari kuririmba, Abayuda bari kuririmba, maze baravuga ati buri wese Uwiteka arema igico muri abo bangabo. Umwe ati ariko se umuntu umbwiye ngo ni twica uwadutabaye akabyemera, nge nta mpindukirana.
undi ati ariko uyama yantanga nabigenza ntakanyicana n'ingabo ndaje kumutabara. Uko Abisirayeli baririmba n'ibyo bihugu bibiri bisigaye bisubiranamo birarasana. Abisirayeli inyandiko irambwira ngo bagezeyo basanga ni imirambo. Urwa kabiri rw'ibyo ku ngoma igice cyaho cya 20 uhereye ku murongo wa mbere kugeza 30. Maze Abisirayeli bageze ku rugerero rwabo basanga ni intumbi. Ngo bamaze igihe bafata ibintu minyago, barangije kwinyaga imirimbo byose bari bafite babijyana mu nzu y'Uwiteka. Bashima Imana baravuga bati turashima Imana ko yaduhaye insinzi. Mbese nkubaze, iyo Imana iguhaye insinzi wibuka gushima Imana? Nukuri ujya wibuka gushima Imana. Imana yahaye Yehoshafati insinzi kuko yayisunze. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Hari byinshi biba bitwubikiriye, ariko muri izo ntambara zawe zose, intambara zose wagira ugatabaza data, nukuri uzahavana insinzi. Abisirayeli babonye insinzi bayikesha kubaha Imana no kwisubiramo no kwihana no kwibutsa Imana amasezerano. Kandi ubwo baciye bugufi bagashaka mu maso y'Uwiteka baramubonye arabarwanirira. Ntabwo byari byoroshye ibihugu bitatu byishyize hamwe bije kurwanya Yehoshafati udafite n'igisirikare gikomeye, ariko Uwiteka yamubereye amaboko. Uwiteka niwe utubereye maso. Reka tujye tumutabaza mu ngorane zacu za buri munsi, tuzabona ihumure ruturutse ku Mana. Byaje kugenda gute se? Inyandiko irambwira ngo Imana hayihumure imyaka myinshi Yehoshafati kuko Uwiteka mubereye maso. Iyo watabaje Imana ukayisunga iguha ihumure. Igihugu cyose cyagambiriraga gutera Yehoshafati barabwiranaga bati ntago uzi ibyabaye, ntago uzi ko ibihugu bitatu Abamoni, Abamowabu n'abo ku misozi y'Iseyiri bagerageje gutera Yehoshafati, Yehoshafati akabatsinda. Ubwo ni wowe ugiye gutera Yehoshafati? Ngo Uwiteka yabateraga yatumye Isirayeli igira igikundiro, Ubuyuda bagira igikundiro. Uwiteka ashyiraho uburinzi kuko bari bamwisunze. Rero nyuma yo kwisunga Imana, Imana itanga n'ihumure. Imana ibampera ihumure mu ntambara zose mu Rwanda. Reka dutabaze data wa twese, azaduha ihumure, azashyiraho uburinzi, azatubera umujyanama, azatwereka inzira dukwiriye kunyura, azatubera maso ku rugamba. Kandi intambara zose Uwiteka azazirwana, tubyitirirwe kuko twatabaje data wa twese mwiza. Urundi rugero nababwira, iyo urebye mu gitabo cya Esiteri igice cyaho cya 6, igice cyaho cya 7, igice cyaho cya 8. Esiteri igice cyaho cya 6 umurongo wa 1, umwami abura ibitotsi. Kubera iki yabuze ibitotsi? Yabuze ibitotsi aradasinziriye. Igihe yaburaga ibitotsi nuko Hamani yari yashatse kwica Morodekayi. Morodekayi yari umuyuda usenga Imana. Maze igihe bashakaga kwica umwami Ahasuwerusi, Morodekayi yaburiye umwami yuko bagiye kumwica bakoresheje uburozi. Maze iperereza rirakorwa basanga ko kuko Morodekayi yabivuze niko byakozwe. Ariko nubwo yamuburiye, umwami ntacyo yigeze yitura Morodekayi. Ariko isaha yarageze igihe Morodekayi yapfukamiraga Imana yo mu ijuru. Hamani umugaba w'ingabo za Ahasuwerusi yararakaye, aravuga ati uyu ni bwoko ki utampfukamira? Amenya ko ari umuyuda. Maze Hamani ashaka kurimbura ubwoko bw'Abayuda bwose, ari umwana muto, ari umukuze, ari igikwerere. Hamani ashaka kubarimbura. Ariko umuyuda wamenye amasezerano y'Imana yarasenze, atabaza data wa twese, arihana, atabaza Imana. Maze mu gihe basengaga babwira Imana ati amatangazo yatanzwe ngo twicwe, umwami yasinye. Kandi mu bigaragara amategeko y'Abamedi n'Abaperesi ntabwo avuguruzwa. Umwami yabuze ibitotsi. Maze abuze ibitotsi yakoze iki? Yahamagaje ibitabo by'ubucurabwenge ngo bamusomere.
umwami yaburaga ibitotsi akaza umusomera inkuru titariki zineze bari bagiye kukwica nyagasani, umuntu wibera ku irembo ibwami niwe wakuburiye, yarakuburiye kandi iperereza rikozwe twasanze ari ibyo koko, maze abo bagabo baramanikwa. Iki Morodekayi ni wamburiye iti namuhembye iki ntacyo nyakubahwa, akiza ubugingo bwanjye ngeneye gukiza ubwe. Noneho cyakurikiyeho bwarakeye Hamani aza kwaka Morodekayi ngo amumanike ku giti yari yashinze, ngo nibwo umunezero uba wuzuye. Arangije umwami abaza Hamani ati uwo mwami akunze kubaha mugenza bate? Hamani tarundi uretse ngewe, bafata ifarashi umwami agendaho, bafata ikanzu umwami yambara, bakafata ibi byose ararondora. Uzasoma mu gitabo cya Esiteri igice cyaho cya 6 n'icya 7, bakamutambagiza mu murwa bavuga bati nguko uko bazajya bagenza umwami akunda kubaha, nguko uko bazajya bagenza umwami akunda kubaha. Arabivuga ati ibyo byose hatabuzemo na kimwe ubikorera umuyuda Morodekayi. Yewe we, mbega umuntu waruje gusabwa ngo bamumanike, ukuntu bagiye kumutambagiza mu murwa biciye mu isengesho. Isengesho ni intwaro kirimbuzi yagukorera ibyo udashobora kwikorera. Isengesho ni intwaro kirimbuzi yakubakira urugo rugakomera. Isengesho ni igitwaro karundura cyakurindira igihugu mu bihe by'amage. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryavugaga ngo abantu banjye nibasenga bakicisha bugufi bagashaka mu maso hanjye nzabumva mbatabarira igihugu. Haleluya. Maze uwari kumanikwa Imana imushyira hejuru ahirengeye. Ntibyatinze inkera za Esiteri yarabatumyeho, maze avuga ukuntu Hamani yapanze kwica abayuda bose. Igiti yashinzeho yishingiye ubwe niwe wakimanitsweho. Yewe burya urucira mukaso rugatwara nyoko. Umuntu Imana yavuze uzamwitondere nubwo yaba ari mu bihe bimukomereye. Ni igihe cyariko dufite Imana itabara mu bintu uzitondera umuntu Imana yavuzeho. Ntuzamusuzugure, uzamutiza amasengesho nimba ntayo ufite, uzafunga umunwa wawe kuko amagambo uvuga azagukoraho. Ahubwo dukwiye guca bugufi ku muntu Imana yavuzeho nubwo yaba ari mu buzima mutamworoheye. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere muvandimwe. Humura ibyo umwami Imana yivugiye bizasohora, n'ibyo yavuze wiciye mu nzandiko zera bizasohora. Imana yatabaye abayuda biciye mu gusenga kandi babonye ubutabazi buturutse ku mwami Imana. Uzabaze mu mateka nta muntu wigeze wisunga Imana wigeze ukorwa n'isoni. Mu Bacamanza igice cyaho cya 15 umurongo wa 11 kugeza 23 turareba ukuntu gusenga bidufukurira amasoko y'umugisha. Ahangaha ni Samusoni yisha abanzi babo b'Abafilisitiya maze arabica. N'igihe ateretaga umukobwa mu Bafilisitiya aramwikundiye bakamushyingira abandi, yafashe ingunzu 300 azihambira mu miba, atwika imirima yose y'ingano y'Abafilisitiya. Nta Mufilisitiya wigeze usarura, maze umujinya warabishe. Abafilisitiya baza guhiga Samusoni baramubura, bafata bene wabo tuturabica nimutatwereka aho Samusoni ari. Baragiye, reka tuhasome. Bamusanze mu buvumo. Turareba mu Bacamanza igice cyaho cya 15. Abacamanza igice cyaho cya 15 turahabona icyo gitekerezo cyiza, ukuntu Imana yarinze Samusoni amenya Abafilisitiya. Umurongo wa 11 aravuga ngo nuko Abayuda 3,000 baherako baramanuka basanga Samusoni muri yasenga y'igitare cya Etamu. Baramubaza bati mbese ntuzi ko Abafilisitiya badutwara? Ibyo badukoreye ni ibiki? Arabasubiza ati nkuko bankoreye niko nanjye nabakoreye. Baramubwira bati tumanuye no kukuboha ngo tugutange mu maboko y'Abafilisitiya. Samusoni arababwira ati nimundahire yuko ubwanyu mutari bunsumire. Baramusubiza bati oya, ahubwo turakuboha
tukudadire tubagushyire, ariko ni ukuri ntituri bukwice twebwe. Bamubohesha imigozi mishya 2, baramuzamura bamukuye muri icyo gitare. Ageze i Lehi, Abafilisitiya bamusanganiza urusaku, maze umwuka w'Uwiteka muzaho cyane. Imigozi yari imudadiye amaboko ihinduka nk'imigwegwe ishiririye. Ibimuhambiriye biradohoka bimuva ku maboko, nuko abona igufwa ry'umusaya w'indogobe ararisingira agicisha abantu 1000. Nuko Samusoni aravuga ati, erega umusaya w'indogobe ibirundo n'ibirundo, umusaya w'indogobe mwicishije abantu 1000. Nuko amaze kuvuga atyo ajugunya umusaya uri mu ntoke ze, kandi aho hantu hitwa Iramati-Lehi. Agumwuma cyane atakambira Uwiteka aramubwira ati, wadukirishije ukuboko k'umugaragu wawe, none dore inyota iranyishe, ngwe mu maboko y'abatarakebwe. Ariko Imana ifukura iriba i Lehi, amazi aradudubiza. Nuko amaze kunywa umutima usubira mu nda, arahembuka. Nicyo cyatumye bahahimba Eni Hakore, hari Lehi na bugingo n'ubu. Ibi bisobanura ngo Eni Hakore ni iriba ry'uwasenze. Iki gitekerezo cya Samusoni kitubwira ukuntu Imana yagiye imukoresha iby'ubutwari. Yaragendaga umucamanza w'Abisiraheli, arabavugira arabarwanirira intambara, ariko igihe bamubohaga yabwiye bene abo ati, mwebwe ntago muri bunyice, tuya ntago turi bukwice. Nimundahire ko mutari bunyice, ati ntago turi bukwice. Samusoni hari kimwe yarazi ko abatarakebwe atagomba kubagwa mu maboko, ariko bene babo bagombaga kumwicira bigashoboka, ariko umuntu utarakebwe ntabwo yagombaga kumugwa mu maboko. Bene wabo baramuboshye bamushyira Abafilisitiya, maze barishima barabyina ati, tubonye umwanzi wacu Samusoni, tugiye kumwica. Ariko mu nzira arimo abona igufwa, ntumbaze iryo gufwa warihashyize, ariko ubutabazi bw'Imana buri mu nzira ducamo. Nubwo waba ubashywe n'ibigeragezo bitandukanye, ubutabazi bw'Imana burahari. Imana igufukurira iriba, maze nawe uvuga ati, mfite iriba ry'uwasenze. Imana igufukurira iriba nk'uko yarifukuriye Samusoni ahantu hitwa Eni Hakore, bivuga ngo ni iriba ry'uwasenze. Maze imigozi imuboshye irashwanyagurika, afata urwasaya rw'indogobe arwicisha Abafilisitiya 1000, maze agumwuma. Arangije arasenga ati, Mana yanjye wakirishije ubwoko bwawe ukuboko kwanjye, none ngiye gupfa pfane n'abatarakebwe. Umwuma uranyishe, mfite inyota. Uwiteka afukura iriba agitwa Eni Hakore, iriba ry'uwasenze. Nubwo waba uhura n'ibitero byinshi bimeze nk'iyi minyururu iboshye Samusoni, humura, ziratontoma ariko ziraziritse. Nubwo waba uhura n'amakuba atandukanye, ihangane utsinde. Ubutabazi bwihuse bwa Fande Yesu burahari, kandi uzahavana intsinzi. Icyo nakubwira ni kimwe, igakurwanisha ibibombe kabuhariwe, bya bindi bishwanyaguza ibitero bya Satani, bya bindi bituma uwari urushye abona ihumure, bya bindi bituma uwari wishwa n'agahinda agira ibyishimo, kandi mu isi idafite ibyishimo ukabona ihumure, ukabona ibyishimo. Gusenga bidukuraho igisuzuguriro cyose. Yosuwa igice cyaho cya 5:9, Uwiteka abwira Yosuwa ati, dore none mbakuyeho igisuzuguriro cyose Abanyegiputa babasuzuguraga. Haleluya. Imana yabwiye Yosuwa ati, dore none mbakuyeho igisuzuguriro cyose Abanyegiputa babasuzuguraga. Barabasuzuguraga kuko bari baravukiye mu buretwa, babaga bazi ko nta cyerekezo, ariko dufite Imana itanga icyerekezo. Imana yabavanye mu Egiputa, ibambutse inyanja itukura, ibageze i Kanani. Imana yabavanye igisuzuguro cyose. Hari ibisuzuguro byinshi biba bitugose, ibisuzuguro by'ibigeragezo biba bitugose, ibisuzuguro byo kuba ntiwatera imbere naho mu muryango wanyu wateye imbere, ibisuzuguro byo kutubaha Imana nacyo ni igisuzuguriro, igisuzuguro cyo kudakundwa nacyo ni igisuzuguriro. Hari ibisuzuguriro byinshi, ariko Imana ivuganye nawe, none mbavanyeho igisuzuguriro abanzi banyu babasuzuguraga. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Gusenga bituma tubona ihumure.
Yoweri igice cyaho cya 2 umurongo wa 15 kugeza 17. Abato n'abakuze barasabwa kwiriza ubusa ndetse bakanasenga tukaka Imana ihumure, kuko mu gusenga tubona ihumure riturutse ku Mwami Imana. Urwa mbere rw'Abatesalonike igice cyaho cya 5 umurongo wa 17 haravuga ngo mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari by'Imana ibashakaho muri Yesu Kristo umwami wacu. Gusenga kandi bituma Imana idushyiraho uburinzi. Yohana igice cyaho cya 17 umurongo wa 20. Gusenga bitegura igisekuru gishya. Yesu yarasenze aravuga ngo sinsabira aba bonyine, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo. Iyo dusenga bitegura igisekuru gishya. Mbifurije kurwanisha intwaro kabuhariwe, kandi nsoza ndabatura isomo riri mu rwa mbere rw'Abatesalonike igice cyaho cya 5 umurongo wa 23. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo bw'umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ibahamagara niyo kwizerwa, no kubikora izabikora. Mbifurije kurwanisha intwaro kabuhariwe, intwaro ndakumirwa. Ushobora gusengera uwa uri mu Rwanda agasubizwa ari muri Amerika, agasubizwa ari mu bihugu by'abaturanyi, agasubizwa ari mu bihugu by'isi, mu migabane y'isi itandukanye. Isengesho ukabyoherezaho umuntu akabohoka. Mbifurije kurwanisha intwaro karundura, ikibombe kabuhariwe kicwanyaguza ibitero bya Satani. Nta kindi mu isi nabonye. Uzasome Bibiliya uzakibona ko ari isengesho. Kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusenga bisenya ibihome bya Satani, biraturindira igihugu, bikaturindira imiryango. Mbifurije gutunga intwaro mu miryango yacu ndetse no mu matorero dusengeramo. Uwiteka dushoboje kurwanisha intwaro kabuhariwe yitwa isengesho, mu izina rya Yesu, amen. Dusenga Imana. Mwami Imana ishobora byose, turagushimye. Tugushimiye intwaro waduhaye yo kurwana duhanganye n'ibitero bya Satani. Uhabwa icyubahiro. Iri jambo rimaze gutambuka, ariko ntago nasobanura kurenza wowe. Abantu wiremeye ukanabacungurura bakunda ndabizi. Ubasobanurira ibirenze, kandi mu ntambara barwana nazo ntaza ariko uzizi. Ubacira inzira ndakwinginze. Ubafukurira ibajyo wasenze, kandi ubahe ihumure riguturutseho. Ubashyireho uburenze bwawe, ubanezeze, kandi uzabaherezo ryiza ry'abakiranutsi. Mu izina rya Yesu urakoze, amen.